gashimwe abatuye ku mugabane w'isi yose itandukanye, abatuye hano mu Buraya, Amerika, Afrika ndetse na Australia. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana aganze muri mwe. Haleluya. Tugize iminsi tubaha indirimbo, tekereza ko hari abo zishimisha gukora feedback tubona muri commentaire, bamwe batubwira ngo ndiko indirimbo zanyu ziradufasha mukomerezaho. Turabashimira cyane. Hari n'abazireba nabo bagaceceka icyo bavuga, hari n'abatazireba kuko ibintu by'Imana muri iki gihe birasa nkaho abantu benshi bimaze kubapfa ku nzoka, spesialema abo tubana hano muri utu tuvugu. Abazungu kuri ubu ngubu ni nkaho ivanjiri bari kugenda bayitera umugongo, kandi abantu bari aha ngaha barabyumva cyane kuko uko nabisobanura. Ni ukuvuga ngo iyo urebye amateraniro yabo cyangwa se amatorero yabo, usanga harimo abantu bakuze imyaka za 90 kuzamura, nibo bagaragara cyane mu materaniro, urubyiruko n'abandi bantu bashobora kuba wenda bakiri batoya, niko navuga. Ibintu by'amatorero si ibintu byo gusenga, si ibintu byabo, ni ibintu bamaze gutera umugongo bivamo. Bafite impamvu zabyo, cyane cyane ko ari uburenganzira bwabo. Ufite uwo bubangamira, ariko tekereza ko wenda wabaremye bubangamira, ariko ibyo reka tubiveho. Ndashaka kwibwira abantu tubana kuri aka gacano kacu gato kwambana gutya ka Papa Biraso Dumbi tubiri. Ni abantu bakeya, ariko tuba twifuza ko nimba dukoze video icyaba cyiza ariko mwayireba, mukadusharinga ibitekerezo, mukatanga commentaire zanyu, timusharinge nimushaka ntitubarusha. Ariko ufite urutoki ruzima, udafite umutima mubi, wo fyunda kuri ako kazogera mugani w'abarundi umutoko, ugasubscribe hanyuma tukaza tureba. Wumva utabishaka umuzigo, wumva hari icyo wakumarira, hari uzazureba. Turi umunezero w'ibyishimo nkuko nari mbabwiye, tugize imiti wa indirimbo, ariko umunsi twatekereje ngo bakore ikindi kintu bitandukanye na kiriya. Wenda n'uyu munsi cyangwa ikindi gihe, ariko twifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Ni karibu mu ijambo, ntabwo tubarambira mu bantu batuzi cyangwa twigeze gusengana. Turi mu bantu bakoresha iminota mikeya, ariko tugatanga message yabugenewe muri ico gihe. Reka tuvuge ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 6:33. Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo mbere na mbere ngo mushake ubwami bw'Imana, kandi kabiri ngo no gukiranuka kwayo, ngo naho ibindi byose ngo muzabyongererwa. Ibyo ni ijambo muzi mwese. Reka dusubiremo. Bibiliya ya Yesu yavuze ngo mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzayongererwa. Ikiri mu kubabaza abantu, turi mu gushaka ibindi byose kuruta ibyo twakabanje gushaka mbere na mbere. Bibiliya yavuze ngo mbere na mbere, Imana ishimwe, mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Mu bindi byose harimo amafaranga, amapaundi, amayero cyangwa amadolari, biterwa n'aho uri, n'amashiringi. Ibyo ni ibindi byose. Ibindi byose harimo baby shower na bride shower, na party na after party, no gusohoka no kujya ahandi. Ibyo data wo mu ijuru azi ko mubishaka, ariko yavuze ngo azabibongerera kubera kuko ari we azi ko bibakwiriye. Ariko ngo mbere na mbere, Imana ishimwe, ngo mushake ubwami bw'Imana, kandi ngo murenzeho ngo mushake ngo gukiranuka kwayo kabiri,
ngo ariko iryo jambo rya gatatu yavuze ngo azabibongerera. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo azabibongerera. Ntashaka ko muzarishaka, arashaka ngo azabyongere ku byo mwashatse. Haleluya. Petero yari intumwa, imwe muri intumwa 12 za Yesu. Yesu yari ari hano ku isi, yakoze imyaka 3 n'amezi 6 mu butumwa ku isi yose. Yari afite intumwa 12, imwe ivamiza kwiyahura ariyo bita Yuda. Petero yari umwe muri abo. Karakteri ziwe yari nk'umugabo w'ikonkoboke, niko twavuga, umugabo w'inshigwa rimenetse, umugabo udafatiranwa, wihuta, unatinze, nirinze kuvuga wenda ko ahubuka, ariko n'umuntu wakoraga byihute cyane, so fast. So yabwiye bagenzi be bari kumwe, arababwira ngo uyu mugabo uko tumuzi tumaye imyaka 3 n'amezi 6, karasezera ashaka kugenda. Mwaretse tukirwanaho tukareba icyo twamusaba azadusige urwibutso, souvenir ye ni yihe kuri twebwe kubza umubiri. Baramubwira ati ni wowe uturusha ubushabuka, niko twavuga, ni wowe shapu, ni wowe muri mvugo z'iki gihe, ni wowe ushabutse, ni wowe udutanga imbere ngaho mutubarise nakubyari mu mutima, ariko ndikwabivugaga. Yegera Yesu aramubaza ngo data, abantu basize byose bakagukurikira, bazahabwa iki nitwagera mu ijuru? Bazahabwa iki tukira? Yesu yari umunyabwenge cyane. Uriya mugabo aramubwira ngo Petero n'abagenzi bawe, abantu basize byose bakankurikira, abantu basize ibyagombye kugira inyungu ku bwabo bakankurikira, aravuga ngo hano ku isi tukira ngo bazabona ngo inshuro 100 ngo y'ibyo bintu, ngo ariko ngo hari ikirenze inshuro 100 ngo bazabona ubwenge bw'iteka. Donc akivuga inshuro 100, bari bagiye mu bari baravuga ngo wari ufite nk'ijana imyaka 3 n'amezi 6 ari mu bucuruzi, ntabwo zakwikuba inshuro 100. Asanga bira bintu kubera experience bari afite n'umugabo utabesha, basanga harimo inyungu, ariko arababwira ngo ari ikirenze inshuro 100. Imana ishimwe. Haleluya. Arababwira ngo hari ikintu kirenze inshuro 100. Nukuri kw'Imana mu byo tugendera mu isi byose, mu byo dushaka, mu byo twifuza, hari ikintu kirenze inshuro 100. Arababwira ngo ikintu kirenze inshuro 100 ngo ni ubwenge bw'iteka. Mu byo wakora byose, mu byo waharanira, Abisilamu nibo bavuga wallahi, haranira gushaka ubwenge bw'iteka, buraruta inshuro 100, buraruta ibyo wakwe inyongera zira twavuze muri Matayo. Icyo cyo kikwiriye. Imana igumugisha, Imana ikubwire neza, iguye kuri yumva kuruta uko nabivuga. Haleluya. Reka soreze, hari abagabo 3 bataye mu itanura ry'umuriro, barimo Shaduraka, Meshake ndetse na Abedenego. Umwami ngo agiye kubireba asanga umubare wahindutse, kubera kuko bari barumukotanye n'Uwiteka. Asanga umubare ntukiri 3, ndetse ngo abaza abantu ngo twataye abantu bangahe mu muriro, ati umubare wa 3 wahindutse, ngo asanga mu wa 4. Kandi reka nkubwire rero, uwa 4 we uwa 4 ngo yaravuze ngo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu wa 4 twasanze mu itanura
muri batatu twari rwatayemo tasanzwe woshaka ubwami bw'Imana ugashaka gukiranuka azajya mu byawe. C'est vrai, twagiye tubona ubuhamya nawe ubwawe uretse ubw'abandi wumvishe uri ubuhamya. Rero reka dushaka ubwami bw'Imana, reka dushake ubwami bwayo, ibindi byose izatubwira. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Wumva byagufashije, wumva